abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shirimpumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shirimpumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cy'198 cy'ikinamico Shirimpumu, aho Karinganire nyuma yo kutishyurira umukunzi wa Alice ngo yiga imodoka yaje kumubona yaratangiye kwiga, yibaza aho yakuye amafaranga. Naho Gakwandi we nyuma yo gufashwa n'inyigisho z'umushinga dufatanye urumuri ndetse n'ikinamico Shirimpumu, yiteguye gufatanya n'abagize club dufatanye urumuri kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro Ibweramahoro n'Inyamitavu. Ese twizere ko azakomeza gutanga umusanzu we mu kubaka amahoro no gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Mu kubamara amatsiko, reka mbareke mukurikire igice cy'199 cy'ikinamico Shirimpumu. Mukama, rwose aho waboneye akazi ntukiboneka muri karitsiye. Nsigaye mva hano bwije, kandi na mu gitondo dutangira akazi hakiri kare. Ariko menya no muri weekend mukora. Ejo bundi nanyuze iwawe mu rugo nsanga hakinze. Oya, ku cyumweru ntago dukora, ahubwo buriya wasanze natashye ubukwe. Ariko disi nta cyiza nko kugira icyo umuntu akora. Usigaye ufite morale, rwose waranabyibushye. Sha, urabivuga se urabizi ro? Uzi kuntu buriya mwese mwanyuragaho mugiye ku kazi nkumva mfite umushiha. Imana isubiriza igihe Mukama, dore wabonye akazi keza. Yewe, ni ugusenga uru ruganda rwa Claude rwazuzura nkazabonamo akazi. Naho ubundi akamfite kazarangirana no kubaka gusa. Ubwo rero ni ukwitwara neza nawe ukazagaragaza ko hari icyo ushoboye. Kubita imfubyi wibwiriza kurira. Ubu nakwibagirwa imyaka yose nabayeho ndi umushomeri. Hagora kuva mu rugo Mukama, n'ibindi bizaza. Maze rero ndihuta dore nakererewe. Narinyuze hano kugira ngo nguhe invitation yanjye y'ubukwe. Oh, Imana ishimwe di. Ubukwe bwanyu burashyize buratashye koko? Ni ukuri twabusengeye kuva kera. Ni ukuri mwarakoze cyane. Akira rero nk'uwo invitation yawe, kandi ntuzahabure. Ni ukuri urakoze ro. Ese wari wowe na Simba Ikangwa nzatwerera ndera ko mwese muri inshuti zanjye. Twese ko tuzaba twabaye umuntu umwe se, uzageraho nta kibazo. Nzakomeza kubizirikana. Ugira imyiteguro myiza ye. Nyaboneka nimureke duhuze ibiganiro. Nkuko mubibona, twasuye umusaza Gakwandi nk'urubyiruko rwa Karabo dufatanye urumuri, akaba yarifuje ko twamufasha kunononsora igihangano cy'indirimbo afite. Nubwo turi iwe, nimunyemerere tumuha akanya tuganirize. Murakoze cyane rubyiruko rwa Karabo dufatanye urumuri. Nyuma rero yo gukurikira kenshi ibiganiro mutanga kandi byubaka amahoro, byankoze ku mutima pe. Ikindi nuko nyuma yo gukurikira kenshi ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda, inyigisho zirimo zamfashije guhinduka, nanjye mpita mfata icyemezo cyo gutanga umusanzu wanjye mu kubaka amahoro binyujije mu bihangano by'indirimbo. Nk'urubyiruko rwa Karabo dufatanye urumuri, nkaba narabitabaje kugira ngo mumfashe kunonosora izo ndirimbo. Bamwe muri mwe twari twaravuganye, ariko nishimiye kuba mwaje muri benshi. Abo twavuganye nk'uko nawe babwiye, indirimbo ya mbere nahimbye igaragaza uruhare ikinamico Shirimpumu yagize mu gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa mu Banyarwanda. Iyo ndirimbo rero nkaba ngira ngo ariyo duheraho tuyinonosora. Humura turagufasha Gakwa ko twaje se, ahubwo nimutuze ducunguza uburyo umwete badi. Nyamuneka nimureke dutangire, ndabona ikirere gishobora kuza guhinduka. Ikinamico Shirimpumu, 1 2 3 twagiye. Ikinamico Shirimpumu idufasha kubaka amahoro, tukomora n'ibikomere,
tugasana imitima y'abanyarwanda. ubumwe n'ubudaheranwa nicyo cyerekezo twahisemo nk'abanyarwanda kugira ngo twubake igihugu cyacu gitera imbere kandi mu mahoro. Ikinamico Shirimumu idufasha kubaka amahoro, tukomora n'ibikomere, tugasana imitima y'abanyarwanda. Ikinamico Shirimumu idufasha kubaka amahoro, tukomora n'ibikomere, tugasana imitima y'abanyarwanda. maze rero Safari urabizi ntacyo naguhisha rwose amakimbirane y'iwanjye mu rugo nayo ari mu bituma nshaka guhunga intangare benge kwishakira akazi. noneho ubwo nizere ko y'amafaranga wayabonye nahamagaye wa mugabo ambwira ko waba umuhaye 50,000 kugira ngo abone uko kwinjiza mu kazi, ubwo ndasigaye uzayamwishyura wahembwe. ariko se ko ayo mafaranga ari menshi ntabwo bagabanya? ahubwo nukomeza kurangara uzasanga akazi baragahaye abandi. amafaranga naje nyitwaje da. nimundebere ibyo nahoze mvuga. nyamara nka data turabyifatamo dute ko mbona Veronica yari y'amavubi? yewe agahoro k'imbwa karatokombeye. niko Musafi waje kwirira inyama mu kabari mu rugo nta n'akawunga gahari? ndashaka mumbwiza ukuri mwembi, ninde ugiye gusengera hano? ni umugabo wawe Musafiri rwose. nimugoroba sinakwatsa amafaranga yo kugura umunyu ukayabura, noneho ugiye kwishuriza inzoga n'izinyama ugiye kuyakurahe? nyabuna Veronica ave winyandagaziza mu kabari. muhave musiga mutagwana nyaboneka, dore mutiteza abantu rwose. reka nzizi inyama n'ibitoki mwari mugiye kurya byose mbijyana njye kubisangira n'abana banjye. nta n'isoni, abagabo b'ibisambo gusa muzajya mujya mu kabari kwirira inyama abana banyu bicira isazi mu jisho. ni kuwamaho wabonye Kampire na fiyanse we Fideli? Marizi ntubabona se? dore ngaba ariya barahingutse. usiko ari bo ariko nabo barakabya. ese nka buriya baje mu nama bakerewe kugira ngo dukunde tubarebe. nyaboneka mube mworoheje kuganira. murakoze cyane banyamuryango ba Club dufatanye urumuri kuba mwitabiriye iki kiganiro nyunguranabitekerezo muri benshi. nk'uko mubizi tariki ya 21 Nzeri isi yizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro. insanganyamatsiko y'uyu mwaka ikaba igira iti uruhare rw'indangagaciro na kirazira mu kwimakaza umuco w'amahoro. ku munsi mpuzamahanga w'amahoro ni igihe cyiza cyo gutekereza ku mahoro arambye n'akamaro kayo ndetse n'uburyo yasigasirwa. uwamaho rwose ibyo Foromina avuga nibyo, nanjye ndemeranwa nawe. wacecetse tugakurikira inama. aho inyuma muceceke nkomeze badi. maze rero mbere yuko dutangira iki kiganiro nyunguranabitekerezo ndagira ngo twakire Gakwanda afatanyije n'urubyiruko rwa Club dufatanye urumuri batugezeho igihangano cyabo kijyanye n'uyu munsi mpuzamahanga w'amahoro. murakoze cyane. twishimiye uburyo amatsinda y'isanamitima yatubereye umwanya mwiza wo kuganira no komorana ibikomere by'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. buriya rero Gakwanda nubwo hari indirimbo twafatanyije guhanga ijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge sinamushyiraga amakenga. yarahindutse da. siko n'irembo rya Kamire bagiye kurifatira iwe. utambeshe ubu koko umuryango wa Fideli watuye inzoga kwa Gakwanda arazinywa? abajujura mwe mwihanganye nkomeze. sawa ceceka yewe ntihongere kumvugisha aho bigeze ndaza kwimuka. rero mu rwego rwo kwibutsa abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange ko amahoro ari ngombwa, nafatanyije n'urubyiruko rwa Club dufatanye urumuri nuko duhanga indirimbo. reka nsabe Zawadi na bagenzi be bigire hano imbere dufatanye kuyiririmba. n'ubudaheranwa ni inzira ikwiye twahisemo yo kubaka amahoro, amahoro arambye nk'abanyarwanda. ubumwe n'ubudaheranwa ni inzira ikwiye twahisemo yo kubaka amahoro, amahoro arambye nk'abanyarwanda. urubyiruko rw'u Rwanda duharanire amahoro arambye nk'abanyarwanda. turangwa n'ubwiyunge duharanire amahoro arambye nk'abanyarwanda. turwanya
amahoro arambye nk'abanyarwanda turwanye amacakubiri duharanire amahoro arambye nk'abanyarwanda ingengabitekerezo ya jenoside tuyamagane duharanire amahoro arambye nk'abanyarwanda mu midugudu iwacu duharanire amahoro arambye nk'abanyarwanda mu tugari n'imirenge duharanire amahoro arambye nk'abanyarwanda twese nk'abanyarwanda duharanire amahoro arambye nk'abanyarwanda. nimumfashe dushimire Gakwandi n'urubyiruko rwa Karabu dufatanye urumuri ku ndirimbo nziza bamaze kutugezaho ifite ubutumwa bwiza budukangurira kwimakaza amahoro. Mu rugendo tumazemo imyaka 30 ubumwe bwacu bugeze ku rwego rushimishije. Nk'abaturage bibwera amahoro n'inyamitavu tukaba twishimira ko umushinga USAID dufatanye urumuri ukomeje kudufasha komorana no gukira ibikomere by'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi. Akanya gakurikiyeho rero ni ak'ibiganiro nyunguranabitekerezo aho tugiye kurebera hamwe intambwe tumaze gutera mu kubaka amahoro no gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa mu banyarwanda. Igice cya mbere cy'iki kiganiro tukaba tugiye kukigezwaho na Claude. Murakoze cyane kumpa uyu mwanya abatanzi neza nk'uko nabibabwiye nkaba mvuka inaha ibwera amahoro nkaba nararokotse jenoside yakorewe abatutsi ndokokana na mushiki wanjye Jeannette mwese muramuzi. Nyuma yo kubura ababyeyi masenge wabaga i Burayi yaraje arantwara tujya kubana aho menye ubwenge nkamenya amateka y'igihugu cyanjye numvishe nzinutswe kuzagaruka inaha. Gusa gahoro gahoro uko nakomezaga kugenda nganira na mushiki wanjye yatsabaga ko nazagaruka kumusura ndetse nkareba naho igihugu kigeze cyiyubaka. Gusa kubera ibikomere nari nyifite ku mutima sinahise mwemerera. Nyuma y'igihe kirekire mushiki wanjye yongeye kumpamagara ambwira ko hari umubiri wa mukuru wanjye wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi wabonetse. Gusa icyantunguye ngeze mu Rwanda nasanze uko natekerezaga igihugu atari ko kiri. Nasanze abanyarwanda bariyunze basenyera umugozi umwe mu gushaka ibisubizo by'ibibazo bibugarije. Buri gihe iyo ngarutse mu Rwanda ikinungura ni iterambere nsanga igihugu cyaragezeho. Ibyo byose rero byongeye kundemamo imbaraga bituma nongera gukunda igihugu cyambyaye ndetse niyemeza no gutanga umusanzu wanjye mu kucyubaka. Mu bijyanye no gushimangira iterambere ry'aho mvuka niyemeje gushinga uruganda ruzajya rutunganya ibiryo by'amatungo ndetse n'ishuri rizajya ryigisha imyuga urubyiruko. Ibi byose rero nkaba mbikesha kuba narakize ibikomere by'umutima ndetse mfite n'amahoro. Ibyo Claude avuze nibyo wamaho. Buriya abantu bamaze gukira ibikomere by'umutima batekereza no kubikorwa by'iterambere ryabo. None se nibuka ko tutarajya mu biganiro by'isanamitima nta gikorwa cy'iterambere twashoboraga gutekereza nk'abaturage ngo kiduhuze. Ayiwe uwamaho ubaye iki se kandi zawa? Uriya Severonika uri gutambika wikoreye imigozi y'ibijumba n'isuka ku rutugu akuruye n'ihene. Ego Bikira Mariya Nyirimpuhwe uzi ko ari we koko. None se zawa asigaye abaye ko ntakimubona mu bikorwa bya Karabu dufatanye urumuri. Ubwo se mushatse kuvuga ko mutamenye ibyamubayeho? Abagize Karabu dufatanye urumuri bakomeje kwitegura umunsi mpuzamahanga w'amahoro uzaba tariki 21 Nzeri uyu mwaka. Hagati aho w'amahoro na Zawadi batunguwe no kubona Veronika atitabiriye ibiganiro nyunguranabitekerezo ahubwo yibereye mu zindi gahunda. Ese byamugendekeye gute? Ntuzacikwe n'igice cya 200 cy'ikinamico Shirimumu. Hari icyakunyuze ufite ikibazo inama cyangwa igitekerezo watanga watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ya telefoni itishyuzwa ikurikira 0794 94 85 64 74 cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ya telefoni itishyurwa ariyo 89 99. Ushobora no kutwohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira ariyo shirimumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ikinamico Shirimumu. Mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.